dufite uburyo bubiri. Icya mbere nuko muri match ishize ya APR ikina nagize amahirwe twicara na coach turaganira mu buryo burambuye uko Ferwafa yakagombye kuba ihagaze. Equipe nationale y'igihugu. Icya mbere ni level cyangwa se consistency team technique yacu izagira mu ruhare. Icyiza, I was even surprised, CAF cyangwa se na FIFA dufite calendrier kwiza muri 2030. Do you know that? You don't know that. 2030. Ubu muzi imikino yose Amavubi azakina. Okay, nawe tuzi imikino bazakina ariko tuzi timing. Time uko bizagenda bikurikirana. Niba nshobora gupanga Amavubi for 2030 na burya barigiye twese tubyuka tukumva ibintu byasohotse match zakinwa ryari ikintu tuba tutazi ni tirage solo uzatombora iki. Ariko niba uri muri course yo kwitegura ubuzi umwaka utaha amezi ayangaya icyumweru ki equipe nationale yacu gukina twebwe turitegura gute. So one tujye kuzamura level ya scouting. Dufite abakinnyi baba mu Rwanda bo turabazi bakina muri championnat yacu turakubareba buri munsi, ariko level ya scouting yacu tujye kwizamura cyane. Kandi kwizamura cyane nabari kuvuga ati Ruvuyanga yambwiye tikana kukinaha nashakisha ngasanga arahari najya gukora call up nkamuhamagara tuzajya tumusangayo turebe imikino y'ibiri itatu tubone kumapprova before ko we do a call up. Abana benshi bakina hanze navuga ko harimo na issue ba issue comtel usanga afite umubyeyi w'umunyarwanda cyangwa umwe w'umunyarwanda ariko ubwe ntabwo arabona ubwo bwene gihugu. Ugomba kwegera ababyeyi be ukaganira nabo ukabereka ubwiza byo kuba umwene gihugu ndetse no gukinira Amavubi. So ni chance tuba turimo kuba bari abana nabo bakina hanze probability yuko bafatwa nk'abanyagihugu cyabo nabo baba bafite iyo citizenship ko babakinira ibiri ntoya cyane. So let's promote ourselves. So scouting zazamuka kandi scouting ijya kureba umukinnyi bako Amavubi coach n'abandi they have to be on move. Bagomba kujya kurambagiza batavuze ngo babwiwe. Icyo necyo ni ikindi ndetse no kuzamura uburyo bw'Amavubi bahamwe igihe kirekire kuko biragoye kuzana umukinnyi kugira ngo umuhuze n'uwundi mufite match mu minsi 3 ushake kubamenyerana. So probability yo gutsindwa iri nyinshi cyane. Ni iki dukora kugira ngo byibuze izo camp mu gihe bose barakina twakareba igihe gikwiye tukabahuriza hamwe tugatangira kureba the best of the best. N'imikino ya gicuti ikazamuka tukagenda tureba. So niyo plan dufite Amavubi turizera kandi na coach yarambwiye ati we need to see Amavubi again in the CAF competition. Why not in the World Cup? World Cup na wanavuga next year ariko maybe in 4 years to come tugomba kugira equipe ishobora kugenda kuri level yo kugera kuri World Cup. Icyo cyanyuma ni itangazamakuru. Itangazamakuru twirirwa dukubitana imitego tubacanaho umuriro ku bitagenze neza muri tegura mwe gute gukorana natwe itangazamakuru. So I think ikiza abanyamakuru ni inshuti zanjye umwihariko nababwiye ko tugomba kuzamura level ya partnership. Partnership yacu nawe kudutega imitego bitagenze neza. A partnership it's a win-win. Bera ko uza Ruvuyanga ukavuga ati President Fabrice na komite y'abagize ibi nibi mamagara umbwire ati ibintu bitagenze neza numva igitekerezo cyanjye twabihindura cyangwa se cyajya muri ubu buryo bugenze neza. Partners abanyamakuru ni big asset mu mpira wacu w'amaguru. Sinzi ko mwakoranye na komite zindi zivuyeho ariko partners nka media it right partners. Bon ariko namwe simbizi ariko byabindi buvuga ati twumva ko umupira bavuga ibi nanjye numva ko abanyamakuru arabagurwa kugira ngo bavuge ibi sibyo bibaho.
so niba bibaho namwe mwikosore n'ukuntu uzajya gukosora abasifuzi ariko tube professional turebe nta challenge ibaho burya jewe icyo niba ufite ubuzima utafite challenge araho mwemera cyane ugomba kubyuka ufite ikibazo ujya gushakira igisubizo otherwise wagira ko ubuzima bwose bworoshe kandi atari byo so challenge njyewe ndazikunda and then I like also to be part yo gushaka ibisubizo twaje telefone nk'eshatu zigira icyo zibaza umukandida wiyamamariza kuyobora Ferwafa no nyuma ya tuze kumusezerera. Allo Ameza Ruyanga waramutse witwa nde werereye he? Ni Gahire w'Imiyongwe mu karere ka Gakenke. Yego Gahire Hongeye ikintu cyaka kwishyura perezida agende rwose adukure iriya nzu ya Ferwafa ikosore nimba ari n'umutima wubakiyeho azasubira abanyamasengesho dukunda kubona umuntu wese uza atera ikirenge mu cyuhavu ukabona ntaho tugeze nta kibazo umubaza ni igitekerezo umuha mwegeye rwose urebye uko muri reba nk'ubu nka shampiyona ukuntu bayimuye mu Rwanda nitwe bantu ni igitekerezo mbese Ruyanga agenda dukosoreza ibintu muramudushinza ngo abafana bo mu Rwanda ngo dukora ibintu ku munota wa nyuma ariko ugasanga akenshi twiterwa na Ferwafa nayo yimura ibintu ku munota wa nyuma rwose abidukosorere kandi tuzi ko azabishobora no muri AS Kigali yarabishoboye muri iriya nzu ntabwo ariho hazatanira. Urakoze cyane ntarakira indi ndeka ntimugorore reba ikintu ashaka kubaza nkijyanishe nawe kuko avuze kuri kalendiriye kandi haje Rwanda Premier League kalendiriye yabaye kalendiriye tubona mu bindi bihugu shampiyona irarangira nyuma y'ukwezi kumwe abatangaje indi kalendiriye y'umwaka utaha iyacu ntirasohoka nta muntu uzi ngo shampiyona izatangira ryari icyo kibazo wumva uzagikemura ute nuramuka utowe ariko se Ferwafa muzakorana gute na Rwanda Premier League urakoze rwose mu buryo buhoraho kuko twabonye ikibazo no kuba harajemo agano gasa nko kugongana bamwe barakora inshingano z'abandi federation ntirekura shampiyona byakaye biri mu biganza bya ligue nawe wari umwe mu bari muri ligue kuko wari ufite equipe actually tugomba kubaka ligue igakomera mu gihe twatangiye gushiraho ligue hari clause ivuga ko Ferwafa igomba gufasha ligue byibuze mu myaka 3 ushobora kongerwa kugira ngo igire stability na sustainability. Ligue ifite uburenganzira bwose bwo gutora kalendari ya shampiyona Ferwafa itabigizemo uruhare bavuge D1 izindi ni Ferwafa izikora ubu twese ntituzi igihe shampiyona izatangirira ariko se biterwa n'iki muri uyu mwaka navuga ko sinzi niba twakwitana abamwana but the top leaders they fail somehow. Icyo nababwiye niki uyu munsi dufite FIFA window na CAF window kugeza muri 2030 nta kintu gitungurana kiba gihari of course nange nabimenye ejo bundi yo utangiye kuba umuyobozi hari ibintu bimwe ugenda ubona utaruzi nibishoboka ko naganiriye na chairman wa Premier League ndamubwira ati why not kuko iyo dushizeho calendrier nidushizeho kanaka zakina na kanaka ushaho amajournée ya mbere izatangira iki gihe we even go extra miles maybe uyu mwaka let accept the failure ariko urumva ko match zizegerana cyane ariko umwaka utaha what I promise mu kwa gatatu tujya mu kwa kane before even shampiyona kwirangira hazaba ari date ya next shampiyona kugira ngo amakipe yitegure kugura izo windows za FIFA ziba zihari ndetse na CAF tumenye ko icyo gihe hazabike ndetse n'andi makipe akeneye gutegura imikino ya gishuti azaba afite igihe gihagije so uyu munsi ugenda usanga ibintu so hari ibintu biyera byiza kuko natwe ubwacu tutari seriye reka mbivuge gutyo buri muntu akagenda ahimba ikintu cye bapfa guhimba such but akagenda ashyiraho amarushanwa ye kuko nta kalendari ihari hari n'ikindi kintu maybe ntarimo kubaza
Premier League tuzi neza ko APR na Rayon izasohoka. APR na Rayon nisohoka ni amakipe abiri muri D1. Ese hari ukuntu shampiyona yatangira ayo makipe abiri n'ubundi iyo agiye gukina hanze agira ibirarane agasonerwa akagera ukuntu yaratrapa ariko utadindije shampiyona yindi yose. So it's something we need to think. Ntabwo ari ikintu kibi, sinibaza ko Rayon na APR babyanga, n'ubundi nta mukino bafite, tuzi ko bagomba kwitegura shampiyona, ndavuga amarushanwa ari international, tubaha umwanya uhagije kubona amakipe yacu tugomba gushigikira. So ndibaza ko ibya calendrier tuzabinoza, kandi Premier League tugomba kwiha imbaraga ku buryo yonyine mu myaka ingahe izaba sustainable. Binashobotse n'amadiviziyo yandi ko azagenda aza. Kwakira telefone ya nyuma. Halo? 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 Aramutse? Aramutse neza. Makwita nderere? Mazina nashakiye Emmanuel Merere mu Budo Angangari mu karere ka Nyagatare. Wadukurikiye Emmanuel? Nabakurikiye cyane. Hari ikibazo ufite wabaza umukandida wiyamariza kuyobora Ferwafa cyangwa hari igitekerezo? Ntabwo ari ikibazo n'igitekerezo ahubwo ari kutubwira ukuntu bazajya basura abana b'abanyarwanda bakina hanze. Ariko n'abamubanjirije barabasuraga, ariko ugasanga ikintu cyo kwihutisha kubaho ubwenegihugu no kubemerera gukinira ikipe y'igihugu ukazibona birimo gutinda mu kuntu. We naramuka agiye ku ntebe nyine y'ubuyobozi azagerageza ajya byihutisha, abandi ibindi bihugu bitarabemerera ngo babadutanga. Urakoze cyane kabisa. Urakoze cyane, tuzabikora gutyo. Urakoze cyane.